igihe jewe nakabaniye n'uriya mugore twabanye dukennye iyo nza kuba hari ubuzima ndimo ntabwo kira kintu nari bukigira umugore ugasanga mbega kubera yuko kera ntiyabonaga bitanu yari nyakabyizi kugira ngo arye ari ukuba yaciye inshuro kugira ngo yambara kenda ari ukuba yavuye mu mirima y'abandi hanyuma yatangira kubona ibihumbi 100 miliyoni ebyiri agahita areba umugore akavuga ati wowe ntitugikwiranye ubundi njya kukuzana narebaga nizo zizi za divorce murimo murabona muri iyi minsi ngo ubundi ngo ubundi uri ku rwego rwanye ngo turakwiranye none se kutangiye kumubwira ko wabonye miliyoni ebyiri ukaba ubonye ko umugore mudakwiranye mu byukuri koko amaso yawe nibwo ahumutse izi mpapuro zitwa amafaranga nibwo ziguhumuye ubonye yuko uyu mugore mu byukuri mudakwiranye umuntu ngo numurokore agafata ideni kuri boutique y'abandi umuntu yagiye wenda agafata credit kugira ngo ajye gucuruza yarangiza akazimuka ijoro kugira ngo mu byukuri agire gute acikana amafaranga y'abandi umuntu akagenda akaba mu mazu y'abandi agakubitamo ukwezi agakubitamo abiri agakubitamo akamaramo umwaka azabona ko igihe cyegereje cyo kugira ngo ave muri yanzu akijijisha akajya agenda ku mubosi ati udufaranga natubuza ariko kwezi gutaha nzareba ukundi kwezi kwazama ati udufaranga natubuza ariko kwezi gutaha nzareba akajya gusaba priave ari urwego rwo kugira ngo acikane amafaranga kubwo kuvuga ati suko amafaranga atayabonye ahubwo ya mafaranga y'amezi 3 yose yayamaze ayakusaniriza kwimukira handi hantu hanyuma nyiramazu yabona bimushobeye yabona buze uko abigenza akavuga ati nyine genda nta kundi ugasanga umuntu ahora akora ibintu nk'ibyo by'ubwambuzi ariko kandi nanone ntasiba mu rusengero ntasiba mu masengesho ntasiba mu materaniro ntasiba muri korari ibi bintu ntabwo bikwiriye utaratangira kubona akazi umugabo yari umugabo none akazi karakudeturunye ubwonko karabucangaranyishije uraparanganye neza urahindukiye ubonye umugabo ari imbwa ubonye umugabo nta kigenda kuko nta kazi afite kuko umugabo wawe nta kazi afite wowe ukabuga afite birahindutse umugabo wawe ntimukwiranye birahindutse ntabwo mukwiranye mu byukuri mu myaka 5 mu myaka 10 mu myaka 20 15 mumaranye nibwo ubonye ko umugore mudakwiranye hanyuma warangiza uracyafite amashagaga ngo yo gukomeza kubwiriza ubutumwa uzabwiriza iki wowe utibwirije ushaka kubwiriza nde ibyo wowe utibwirije ushaka kuyobora abantu gututiyoboye umva uri umuhanuzi iki udashobora kuba wowe ubwawe udashobora kubanza kwihanura umva ushaka kuririmbira abantu iki ubutumwa indirimbo zimeze zite wabanje ukiririmbira barakiryamana bakakibyukana bakicara ku meza bakakiriraho barangiza bakongera bakagihagurukana ku meza wowe ubwawe uwo mubana mu nzu waramubangamiye ariko udashobora kwemera umugore yaratuntuye kubera wowe umugabo wawe yaratuntuye kubera wowe yarwaye umutima yarwaye arenda gufatwa na stroke kubera wowe mbega umuhoza ku nkeke zidashira ururimi rwawe rw'ubwarwo iyo uvuze umugabo ashobora guhita avuga ati reka nge kwiyahura wowe ubwawe amagambo ubwira umugore iyo yamubwira umugore ashobora guhita avuga ati reka nge kwiyahura mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru reka mbasuhuze cyane inshuti bana b'Imana isumba byose muraho kandi muraho neza aho muri hirya no hino muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo nukuri mbifurije amahoro y'Imana nicaye kuri kamera nyuma y'iminsi ntari kuyicaraho kubera impamvu z'uburwayi tumaze iminsi turwaye kuva mu cyumweru cyashize ndetse si ukurwara gusa ahubwo no kurwaza twari turwaje murabizi yuko mu by'ukuri twembi cyangwa se twese mwebwe nanjye twambaye imibiri birumvikana kandi iyo umuntu yambaye umubiri urarwara usibye no kurwara igihe kiragera no gupfa ugapfa ariko turashimira Imana ko tutapfuye kandi nta nubwo twapfushije ahubwo mu by'ukuri twararwaye ariko Imana iri kugenda itwereka ineza yayo bamwe na bamwe muri twe turacyari ku miti ngira ngo n'ijwi ryacu ibyo ari byo byose murumva ko ritari nk'uko risanzwe ariko nanone turashima Imana ko mu by'ukuri Imana ikomeje kuturindira ubuzima rero ntabwo nicajwe ahanga no kubabwira iby'uburwayi bwacu kuko nta gitangaza kirimo
burya igitangaza kwaba ari ukurwara mu bugingo, naho buriya kurwara mu mubiri byo ntacyo bitwaye. Urarwara ukivuza, hanyuma igihe kikagera Imana ikaguha ubuzima, kandi niyo bibaye ngombwa ugapfa nabyo ntuzabyinubire. Nigeze mbabwira ngo ntabwo mu by'ukuri nigeze mbabwira ngo ntabwo ibisubizo by'Imana ari ugukira gusa, ahubwo niyo upfuye nabwo burya Imana ibigusubije ibigukijije, ibyo nabyo mujye mubimenya. Kandi jyewe ndi umwe mu bantu bahora biteguye iteka, ndetse ndi umwe mu bantu bahora bavuga ku cyitwa urupfu. Hari n'abumva nduvuzeho bakavuga ngo ariko ubwo ngo ntiwaba uri gusezera, nsezera njya hehe? Insezera njyahe? Ahubwo ko hari ibanga nahishuriwe rikomeye cyane. Abantu b'iki gihe bavuga yuko bizera Imana, ariko wajya kureba ukabona ni ibinyoma, ukabona ni ibinyoma. Umuntu wese ukunda unezezwa no kubana nawe, unezezwa no kumenya amakuru ye, unezezwa no kuba ahantu ari. Hanyuma se niba ukunda Imana by'ukuri, akaba ari Imana ukunda, atari ibintu by'ibinyoma wenda byo kubeshya cyangwa se no kuba warizeye ibintu bitizerwa. Niba ukunda Imana by'ukuri, ubundi iramutse ikwishyiriye ibyo byaba bitwaye iki? Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire, nanababwireho gatoya wenda ku mpamvu zimwe na zimwe zijya zintera izo mbaraga, cyangwa se zijya zintera ibyo byiringiro no kumva yuko kuri jewe ntashobora gukangwa cyangwa ngo ntinyishwe no kuvuga ngo urupfu ntawe rwishe. Hari uwigeze avuga atyo, aravuga ngo urupfu ntawe rwishe. Nongere mbabwire ko umuntu apfa rimwe, ntabwo apfa kabiri. Kandi umuntu wese utaragera ku rwego rwo kumva ko umubiri we ugomba gupfa kugira ngo ubugingo bwe bubane na Kristo by'ubuziraherezo, uwo muntu aba agifite ikibazo gikomeye cyane. Hari abo nigeze mbwira ibi bintu rimwe, barambwira ngo pfa wenyine. None se ubundi bintwaye iki? Ndamutse mpfuye jyenyine cyangwa se mpfanye n'abandi, byose ni urupfu. Maze iminsi ndimo ndabwira abantu ijambo rikomeye cyane. Maze iminsi ndimo ndababwira ngo intumbi y'umukire n'intumbi y'umukene byombi ni intumbi. Subiremo iri jambo: intumbi y'umukire, intumbi y'umuherwe, intumbi y'umukene n'intumbi y'umutindi, zombi ni intumbi. Mu yandi magambo zose ni intumbi. Umuntu wapfuye ahaze amakaroni, ahaze inyama, ahaze za mushikake, ahaze mbega umuntu wapfuye avuye kurya ifi, avuye kurya inka, avuye kurya inkoko, avuye kurya n'ibindi byose, uwo muntu wo nguwo yitwa intumbi. N'uwapfuye ashonje, bombi ni intumbi. Bisobanuye ngo rero ntuzagire ikibazo na kimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo intumbi y'umuntu ugendesha amaguru utagira n'urwara rwo kwishima, n'intumbi y'umuntu ufite amamodoka adashobora no kubasha kumenya, intumbi y'umuntu utagira ifaranga na rimwe, n'intumbi y'umuntu ufite amafaranga adashobora kumenya n'umubare wayo atunze, zose ni intumbi. Kandi nongere mbikubwire rwose, nta n'umwe ushyingurwa mu kirere, kandi nubwo baguhamba mu kirere n'ubundi baba baguhambye, ntabwo waba uzongera kugaruka. Rero niyo mpamvu nkunda kugaruka kuri aya magambo kenshi, nkunda kubwira abantu ngo nimugerageze mureke twiyoroshye, kuko twese ibihumeka byose bizapfa, kandi bizanyura mu maso y'Imana. Ibizima ndetse n'ibipfuye byose bizacirwa urubanza. Reka dusome igice cya 15 cyo mu gitabo cy'imigani ya Salomo, dusome ku murongo wa 10, dusome n'uwa 12, dusome n'umurongo wa 16, hanyuma tubivugeho mu ncamake. Niturangiza dusenge. Mbere y'ibyo ariko reka mbanze sengerera ijambo, cyangwa se nisengere, kuko ijambo ryo rihora risengeye kandi rirera. Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, uri ibyiringiro by'abera, uri ubwugamo bw'umugarura, umutabazi wacu.
turagushimiye cyane kuko ugira neza. Reka tukwiragize cyane kubw'ineza yawe Mana, reka tukwiragize kubw'imbabazi zawe. Ubwacu turifuza kugaragara mu maso yawe, tutavuga ibitwicisha, tutavuga ibiducisha umutwe, tutavuga ibiducira urubanza, tutavuga ibiduhindukirira ikirego na dosiye mwami yo gutsindwa, ahubwo turifuza kuvuga ibyo ushaka. Ni mu izina rya Kristo Yesu niyo mpamvu nsenze kugira ngo ubwanjye unyereshe ijambo ryawe, unyereshe amaraso yawe mu izina rya Kristo, kugira ngo ntabonekwaho n'umugayo. Urakoze kubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Dusome wa murongo wa 10. Haravuga ngo umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Ndasubiramo, umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Murongo wa 12, umukobanyi ntakunda gucyahwa kandi ntagenderera abanyabwenge. Ndawusubiramo uyu murongo nawo, umukobanyi ntakunda gucyahwa kandi ntagenderera abanyabwenge. Murongo wa 16, uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Nawo ndawusubiramo, uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Reka mbumbe Bibiliya. Bene data nshuti bakundwa, mwebwe munkurikirana, murabizi yuko ntazahwema kubabwira ukuri kw'icyo Imana ibashakaho. Bibiliya iravuga ngo yewe mwana w'umuntu, nakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo ni ugukunda kubabarira no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Ntabwo Imana ikeneye kukwica, ahubwo Imana ikeneye ko ubaho. Imana ntikeneye kukubona wakozwe n'isoni, ahubwo Imana ikeneye kukubona wubashywe, hanyuma ibyo byose bigakomoka mu kuba wayubahishije. Iyo wubahishije Imana, ushobora gutinda kubona kwije kukwitura. Ikibazo abantu tugira kenshi mu buzima bwacu, dushaka gukora, dushaka kwishyuza mbere yuko n'ibyo twakoze byemerwa. Iri jambo reka ndisubiremo. Niba hari ikintu kibabaza giteye agahinda, ni ukuba umuntu yakwangaja mu kazi, ariko mbere yuko umugaragariza ko ibyo yakwangarije wabikoze, mu yandi magambo mbere yuko ibyo wakoze cyangwa se umurimo ukora ushimwa, ugasanga ukeneye mbega ugatangira guhembesha. Reka mbivuge neza, abantu bashaka kuririmba ariko bugacya babonye inyungu yo kuririmba. Abantu bafite indwara ikomeye yo kubwiriza ariko bagashaka ko bucya bahise babona inyungu yo kubwiriza. Abantu bakeneye gusenga ariko bugacya bahita bajya kwishyuza inyungu zo kuba basenze. Oya, ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Ntabwo Imana ari impanguhe, ntabwo ari nguriza ndahita nkwishyura. Oya, ahubwo urabanza ugakora, wamara gukora Imana ikemera ibyo wakoze. Niyo mpamvu ibihe byinshi dusenga, ariko iyo dusenze mbega ukabona mu minsi twasenzemo, mbere yuko ahubwo ubona ibisubizo ukabanza kubona ibibazo. Mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzapimishwa umuriro. Ibyo wakoze biba bikibanza kugeragezwa, ibyo wakoze biba bikibanza gupimwa. Haleluya. Ndagira ngo rero mwene data, wowe uri murankurikirana, uri muranyumva, tutari buze kurambirana rwose muri uyu mwanya, tuganire neza. Ubundi reka mbanze mbaze, mbega witwa umukozi w'Imana gute ariko utemera mbega utajya ugirwa inama? Kimwe mu bimenyetso byakabaye bikuranga nk'umukozi w'Imana koko w'ukuri, nuko mu gihe wakosheje ubwawe bataragukosora, wiyinira ukisuzuma, warangiza ugafata n'umwanzuro wo kwikosora. Iri jambo mvuze, rimwe hari umuntu wigeze arivuga, ariko sinshaka kumuvuga, ahubwo abaryumvise bararyumvishe. Yaravuze ngo bayobozi, kubera iki mutegereza yuko turinda kubakosora? Aravuga ngo mwazagiye mwikosora mbere yuko tubakosora, kw'iyo tuje kubakosora tubakosora nabi, cyangwa se tubakosora tubababaza. Icyo gihe arimo arabaza ngo kubera iki hari ibikorwa byinshi mudakorera abaturage, ariko umunsi mwabonye yuko turi buze kubonana n'abaturage,
akaba ari bwo mugaragaza ishyaka ry'uko ba baturage ibibazo byabo mwabyumvishe, mbega uwo munsi akaba ari bwo ibibazo byabo mubiha agaciro, kuki ibyo bibazo byabo mutabiha agaciro tutaraza? Niyo mpamvu rero ndagira ngo mbabwire ngo byinshi mu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi nta hantu bijya bitandukanira neza neza n'ibibaho ku buzima bwacu mu buzima bwa gikristo. Umukozi w'Imana kandi umukozi w'Imana nyakuri ntabwo ukwiriye kubaho urindiriye guhanwa, ahubwo ukwiriye kubaho wikosora, dore ko burya umuntu wese ukora aranakosa. Rero ndimo ndatangara kandi ngatangara ku buryo bukomeye. Muri iyi minsi turimo turabona ibintu bikomeye cyane, ukabona umuntu arahagurutse, tuvuge ni urugero wenda, reka mvuge ni umugabo ni umugore, bombi bitwa abantu bakijijwe, niko bitwa. Uramutse ubajije uyu mugabo yakubwira ati genda umukristo nzahora ndi we, ubajije uyu mugore yakubwira ati genda umukristo nzahora ndi we mu bihe byose ngeze ku gupfa. Ariko ugasanga uyu muntu muri we yagiranye ikibazo n'umugabo, barakiryamana bakakibyukana, bakicara ku meza bakakiriraho, barangiza bakongera bakagihagurukana ku meza. Mbese reka manze mbaze, mwebwe muri mwebwe mwihamya gute ko muri abakozi b'Imana kandi mugera ku rugero rwo gusenga gute mukumva ko muziranye n'Imana? Wowe ubwawe uwo mubana mu nzu waramubangamiye, ariko udashobora kwemera guhindukiza imitekerereze yawe kugira ngo uwo wabangamiye mubohokane hanyuma mubane neza. Bigenda bite kugira ngo uba uri kumwe n'umugore, mbega umugore yaratuntuye kubera wowe, umugabo wawe yaratuntuye kubera wowe, yarwaye umutima, arenda gufatwa na stroke kubera wowe, mbega umuhoza ku nkeke zidashira. Ururimi rwawe rw'ubwarwo iyo uvuze umugabo ashobora guhita avuga ati reka njye kwiyahura. Wowe ubwawe amagambo ubwira umugore, iyo yamubwira umugore ashobora guhita avuga ati reka njye kwiyahura. Ugasanga umuntu ni umukristo ariko muri we ibitekerezo bimuhoramo, ahora yumva yakiyahura kubera ko umugabo yamubereye ikigeragezo. Kandi nyamara umuntu akavuga ati genda umukristo, ukazindukira mu rusengero ukajya kuririmba, ukazindukira mu rusengero ukajya kubwiriza. Hari n'ababikora ari abashumba, ugasanga umuntu ngo ni pasiteri, ariko umugore mu gihe ashobora gupfa umugore ntiyamuririra. Kubera ihe mpamvu ubwe ku ruhande rwe aravuga ati ntacyo sinzakwica, ariko ngize n'amahirwe Imana iramutse igukuyeho rwose yaba intabaye. Bene data, hari ibintu bidakwiriye. Bibiliya iravuze ngo ucyahwa, uwanga gucyahwa, uyu nguyu ahanishwa igihano kibabaza. Hari ikintu cyantangaje kandi cyambabaje mu minsi ishize. Hari umugabo ariko tuziranye. Uyu mugabo yaragiye ajugunya umugore we, kandi nyamara ari mu itsinda ry'abitwa abakozi b'Imana. Simvuze iryo tsinda abarizwamo iryo ari ryo. Arangije ajugunya umugore, agenda rwihishwa, aragenda ajya gusezerana n'undi mugore. Namwe ibi bintu mubitekereza. Ajugunya umugore we, agiye gusezerana n'undi mugore. Ibi bintu murimo murabyumva. None ikintu kibabaje, iyo umukurikiranye usanga nta mutima umucira urubanza ko ikintu yakoze ari kibi. Umuntu udashobora gucyahwa, umuntu, mbega umuntu utagonda ijosi,
mwene data wanezeza Imana gute uri intagondwa? None se ubundi iyo usenze ukihesha amahoro, ukumva muri wowe amahoro rwose, ukumva ngo ufite amahoro, uvugishije ukuri, ayo ni amahoro uba ufite. Bigenda bite kugira ngo abantu batakaze indangagaciro no kutagira imitima ibashinja yuko ibyo bakoze ari ibyaha? Ntukeneye umuntu ugukosora, ntukeneye umuntu ukungana, wowe ubwawe ntiwikosoye. Kubera impamvu ubundi Bibiliya iravuga ngo umwuka wera ni umufasha, ni umujyanama, ni umuyobozi. None se niba wowe udashoboye kwigira inama, n'umwuka wera akaba atari muri wowe kandi ukaba nta n'icyo ushaka gukora, ikimbabaza nuko iyo uvuze iteka uvuga yuko umwuka wera umufite. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Wagize ijwi rya mwuka wera ryakuganirije igihe kingana iki rikubwira ko ibyo ugiye gukora atari byo? Ujya kugisha inama abantu, urinda gufata urugendo rwo kujya kugisha inama abantu, ubabwira ngo natekereje gukora ibi ngibi, ngo none nimundebere niba ngo ndamutse mbikoze nta kibazo. Ni igiki cyari cyakubwiye ko ibintu ugiye gukora ari bibi? Nuramuka wumvise ubu butumwa uzansubize muri comment. Ni igiki cyari cyakubwiye ko ibintu ugiye gukora? Wowe wabyise ngo ibitekerezo byawe ubyita ngo umutima, ngo nuko umutima umwe ngo urambwira, ngo n'uwundi mutima ngo urambwira, ngo imitima ngo ndimo ndiburanya, ngo mu mutima ndimo ndiburanya, ngo imitima yambanye myinshi. Iyo uvuze ngo imitima yakubanye myinshi uba ushatse kuvuga iki? Wabwiwe n'iki ko ibikorwa urimo urajya gukora niba by'ubwabyo byaraguciriye urubanza bikakubwira ngo ibintu urimo urajya gukora ntabwo ari byo? Kuki utumvira iryo jwi riguhana rikubwira ati sigaho iyi nzira ntuyinyuremo, ugakomeza ukayinyuramo? Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Erega reka nkubwira aya makuru muvandi, benshi muzi yuko gupfa ari ugupfa bakagushyingura, ariko ntabwo ari byo. Naba n'uwapfuye bakamushyingura, abantu bararira bakihanagura bakavuga ngo runaka aragiye. Urupfu rubi rubaho rubabaza abantu rukababaza n'Imana, ni ugupfa uhagaze. Buriya umuntu ugututse ngo uragapfa uhagaze aba agututse nabi. Uzi kubyara umwana, wa mwana ubyaye akakuburira umumaro kandi umureba? Uzi kubyara umwana w'umuhungu, umuhungu akakurumbira akakuburana umumaro kandi akakuburira umumaro kandi umureba? Uzi kugira umugabo ukaba witwa umugore ariko umugabo wawe nta mumaro afite? Ibyo bita gupfa uhagaze, gupfusha impagarike. Uzi kugira umugore ariko wa mugore ugasanga nubwo ari umugore, ni umugore ku izina gusa, ariko ubundi mu bapfuye ntarimo, mbega mu bashyinguwe ntarimo, ariko nubwo ari ku isi nta mumaro. Ibyitwa gupfa uhagaze. Bibiliya iravuze ngo umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano gikomeye, we uwanga gucyahwa azapfa. Bene data, ndimo ndagana ku musozo w'ubu butumwa. Umukobanyi ntakunda gucyahwa kandi ntagenderera abanyabwenge. Izi ni inama zikomeye, ubu ni ubutumwa bukomeye ndimo ndakugezaho. Imana data wa twese dore ibyo gushakaho, ikeneye ko wemera kugirwa inama, ugashyira hasi ubutagondwa. Niba kwiyobora byarakunaniye, emerera nibura bagenzi bawe, basi Imana ikigira icyo cyizere, basi bakubera inyunganizi iminsi y'icumi. Hanyuma umurongo wa 16 wavuze ngo duke turimo kubaho Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi buri mu impagarara. Abantu benshi muri iki gihe bemeye guhagarara imitima kubwo kugira ngo bakunde babone ifeza.
niba hari ibintu bihangayikishije ku rwego rukomeye cyane muri iki gihe, abantu bitwa ko basenga barahangayikishije cyane. Barahangayikishije, kandi ni nayo mpamvu iyi minsi igenda, uko iminsi igenda yicuma, aba bantu bitwa ko dusenga turimo turagenda dufatirwa ibyemezo bikomeye, ariko twebwe twarangiza tukabibona nk'akarengane. Bene data, ntabwo iki ngiki ari igihe cy'akarengane. Nsubiremo iri jambo, ntabwo iki ari cyo gihe cy'akarengane. Oya pe, ahubwo ubwacu Bibiliya iravuga ngo twakiyinira tukisuzuma, ntabwo twagibwaho n'urubanza. Nimureke twisuzuma, ubwacu twigaragure, ubwacu twigenzure, tumenye aho ibintu byapfiriye, uduke turimo, uduke turimo amahoro. Abantu benshi banze duke ariko turimo amahoro, bahitamo kuyoboka inzira yo guhemuka kandi bitwa abakozi b'Imana. Umuntu akabaho akavuga ngo jyewe icyo nzakora nzasenga gusa, ariko mu kanya nk'ako guhumbya, ingaruka z'imitekerereze mibi zigatangira kumugeraho, agatangira kwesikoroka, agatangira kwiba. Niho byagiye biva benshi bigira abahanuzi atari bo. Niho byagiye biva benshi bigira abavuga butumwa ariko nta butumwa bafite. Umuntu agahaguruka mu gitondo akegura Bibiliya, ati ubu turimo turavugana mu ndeba, ati ndi umutumishi, ati jyewe Imana yarasanze ivugana nanjye. Nyuma y'iminsi mwahura ugasanga noneho yatangiye kwiga kwambara amakoti. Nyuma y'iminsi mike wajya kubona ukabona yatangiye gushyiramo za kora utamenya ahantu yaziguze, agakoresha ibishoboka byose agashugurika. Bamwe na bamwe bakanagerageza bagashaka abandi bapfuye bahagaze, bagenzi babo babatanze muri ibyo bintu, atari impamvu z'umurimo w'Imana, atari impamvu zo kwamamaza Kristo no kwagura ubwami bw'Imana, ahubwo akiyegereza ibandi rigenzi rye kugira ngo rimufashe kwihesha amazina y'ibirenga, ariko aya mazina atari amazina agamije kwagura ubwami bw'Imana no gutangaza inkuru nziza ya Kristo. Ibibazo rero naho byagiye bivukira. Niyo mpamvu uyu munsi muba mubona leta ivuga iti utubari turasora, mushyireho twinshi, mucurange, nimushaka mugeze mu gitondo. Ubwo twegereje iminsi mikuru, ubu utubari turaje duhabwe agaciro, bavuge bati nta kibazo, mwemerewe gukora mwebwe kugeza mu gitondo, nta kibazo gihari. Si uko leta iyobewe wenda ko abantu iyo bamaze gusinda batukana, bashobora guhatana amacupa, umugabo yiyegereza umugore w'abandi bakaryamana, umukobwa, bega ntabwo ari uko babiyobewe, barabizi, ariko ubu bari burasora. Ubu bari burasora, butanga umusoro muri leta, muri Rwanda Revenue, baba bafite wenda izo za IBM, babikora neza. Kandi mu by'ukuri barabizi yuko abo bantu wenda barasinda bagahatana amacupa bagenzi babo, ariko nta bindi biba bibyihishe inyuma. Niyo yikopesheje kuko abazakomeza kugenda kunywera hahandi, ntabwo ahindura akabari, asubira akishyura. Ariko leta cyangwa se bagiye bakira ibirego by'ubwambuzi bw'abantu benshi biyita barokore. Umuntu akaza kuri botiki iwawe ati agafata amadeni, yamara kubona ayujuje, wazajya kwikanga ukikanga yimutse nijoro yaragiye. Umuntu ngo ni umurokore, agafata ideni kuri botike y'abandi, umuntu yagiye wenda agafata credit kugira ngo ajye gucuruza, yarangiza akazimuka ijoro kugira ngo mu by'ukuri agire gute, acikana amafaranga y'abandi. Umuntu akagenda akaba mu mazu y'abandi, agakubitamo ukwezi, agakubitamo abiri, agakubitamo angahe, akamaramo umwaka. Yazabona ko igihe cyegereje cyo kugira ngo ave muri ya nzu,
akijijisha akajya agenda ku mubosi ati udufaranga natubuza ariko ukwezi gutaha nzareba, ukundi kwezi kwazamo ati udufaranga natubuza ariko ukwezi gutaha nzareba. Hanyuma amezi yamara kuba 3 akomeza agenda avuga ati rwose naraburiwe, ubundi yarangiza agahita abwira umubosi wati mu by'ukuri amafaranga narayabuze burundu, none mpa priyave ngende. Urumva akajya gusaba priyave ari urwego rwo kugira ngo acikane amafaranga, kubwo kuvuga ati suko amafaranga atayabonye, ahubwo ya mafaranga y'amezi 3 yose yayamaze ayakusaniriza kwimukira ahandi hantu. Hanyuma nyiramazu yabona bimushobeye, yabona abuze uko abigenza, akavuga ati nyine genda nta kundi. Ugasanga umuntu ahora akora ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubwambuzi, ariko kandi nanone ntasiba mu rusengero, ntasiba mu masengesho, ntasiba mu materaniro, ntasiba muri korari. Ibi bintu ntabwo bikwiriye. Uwanga gucyahwa, bene data reka mbabwire, duke turimo amahoro turuta byinshi birimo impagarara. Wowe uratinyutse, ufashe umwanya mu by'ukuri ubwawe wisenyeye urugo ubigambiriye, ugasanga umuntu w'umugabo aravuga ati asikiwe igihe gewe nakabaniye n'uriya mugore twabanye dukennye, iyo nza kuba hari ubuzima ndimo ntabwo kiriya kintu nari bukigira umugore. Ugasanga mbega kubera yuko kera ntiyabonaga 5 yari nyakabyizi, kugira ngo arye ari ukuba yaciye inshuro, kugira ngo yambara kenda ari ukuba yavuye mu mirima y'abandi. Hanyuma yatangira kubona 100,000 miliyoni 2 agahita areba umugore akavuga ati wowe ntitugikwiranye, ubundi njya kukuzana narebagahe. Nizo zizi za divorce murimo murabona muri iyi minsi. ngo ubundi uri ku rwego rwanjye ngo turakwiranye. None se kutangiye kumubwira ko wabonye miliyoni 2 ukaba ubonye ko umugore mudakwiranye, mu by'ukuri koko amaso yawe nibwo ahumutse. Izi mpapuro zitwa amafaranga nibwo ziguhumuye, ubonye yuko uyu mugore mu by'ukuri mudakwiranye. Utaratangira kubona akazi, umugabo yari umugabo, none akazi karakudeturunye ubwonko, karabucangaranyishije, uraparanganye neza, urahindukiye, ubonye umugabo ari imbwa, ubonye umugabo nta kigenda kuko nta kazi afite. Kuko umugabo wawe nta kazi afite, wowe ukaba ugafite, birahindutse. Umugabo wawe ntimukwiranye, birahindutse, ntabwo mukwiranye. Ugurishije ubugingo bwawe, ugurishije Imana yawe, mbega usebeje izina ry'Uwiteka. Ngo ugomba gutandukana n'uyu mugabo ntimukwiranye, ngo ugomba gutandukana n'uyu mugore ngo ntabwo mukwiranye. Mu by'ukuri mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 20, 15 mumaranye, nibwo ubonye ko umugore mudakwiranye. Hanyuma warangiza uracyafite amashagaga ngo yo gukomeza kubwiriza ubutumwa. Uzabwiriza iki wowe utibwirije? Ushaka kubwiriza nde ibyo wowe utibwirije? Ushaka kuyobora abantu gututiyoboye? Wumva uri umuhanuzi iki udashobora kuba wowe ubwawe udashobora kubanza kwihanurira? Wumva ushaka kuririmbira abantu iki ubutumwa, indirimbo zimeze zite wabanje ukiririmbira? Oya. Nimwemere guhanwa, nimwemere gucyahwa, nimwemere kugirwa inama. Abandi bo ndimo ndabona mana yanjye hari ibintu birimo biramena, birimo birankura mu kabombosho mugane wa muntu. Koko umuntu agukubisa urushyi ugahita umukoramo indirimbo? Umuntu aragututse ugahita umukoramo indirimbo? Ufatanya umuntu n'undi mu mashati uti ndazindukira muri studio ngo ukoremo indirimbo? Mwagarukiye aho mwabantu mwe ko murimo murapfa, ko murimo muratana. Umukobanyi ntakunda kugirwa inama, ni ku murongo wa 12 wavuze. Niba uri umukobanyi ntuzumva ubu butumwa, ariko niba utari umukobanyi ubu butumwa uzabwumva kandi ubuha agaciro. Nimugarukira aho ngaho, mureke turimo turatukisha Imana, turimo turasebya izina ry'Imana. Bene data,
turimo turatuma izina ry'Imana abantu barifataho, abantu barimo izina ry'Imana rirasiribanzwe kubera twebwe. Ntibidukwiriye kubwira abandi ko gusambana ari icyaha ari twebwe basambanye. Ntabwo bidukwiriye kubwira abandi ko ubujura ari icyaha ari twebwe bajura. Ntibidukwiriye kubwira abantu ko ubugome ari icyaha kandi ari twebwe bagome. Ntabwo bidukwiriye ko tubwira abantu ko gusebanya, kugambanirana, guharabikana, uburozi. Abantu b'Imana indimi zacu zirimo ziraroga bene data. Oya ni ukuri, mureke dusigeho turakabije. Ndagira ngo dusenge Imana. Data wa twese mwiza, byiringiro by'abera, nyemerera ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Iri jambo ryawe riherekereshe inkoni y'ubuhiri kugira ngo ririndwe, kandi iri jambo ryawe rihinduka imbuto nziza irumbuka, imbuto itabora, ibasha kwera mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Dore abantu benshi muri iki gihe barangariye mu ntambara ziri hirya no hino, barangariye mu masasu n'imbunda ziremereye, barangariye mu bimodoka by'intambara, barangariye kuri za social media, aho bavuga amakuru ashyushye, aho bavuga amakuru y'abapfuye n'abapfushije, yabiyahuye, abaguye mu mazi n'abaguye mu ndege n'ibindi byinshi. Barangariye muri ibyo, ariko nyamara urashaka ko abantu bawe bezwa kandi bakemera kugirwa inama kandi bakemera guhindukira. Nyemerera Mwami ubu butumwa abo bugeraho bose, byiringiro by'abera, Uwiteka abana b'ubugingo, Uwiteka ubu butumwa bubagirira umumaro. Ni mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka urumva gusenga. Yesu urakoze urakarama. Amen.